Nitwa Leonce Kwizera. Abantu benshi baribaza bati ko mpembwa make nakora iki ngo nivane mu bukene. Dore icyo ukeneye gukora, ugomba gushaka uburyo bwa kabiri bwo kwinjiza ukabona amafaranga yunganira umushahara. Ubwo ugiye kumbaza uti igishoro nzagikura he kandi ayo mpembwa nyakoresha bigahwaniramo. Igisubizo ni uko igishoro atari amafaranga gusa. Igishoro cya mbere ni ubumenyi. Nicyo uzi gukora uretse akazi kawe. Gusudira, kudoda, kubyina, graphic design ndetse n'ibindi. Ibyo uzi bishobora kukwinjiriza. Igishoro cya kabiri ni imibanire myiza. Abantu ukorana nabo nibo bakiriya bawe ba mbere. Nta business itera imbere uri mu makimbirane. Ikindi kandi abo bantu bakuzengurutse nibo soko y'inkuru nziza yakugeza ku mafaranga. Igishoro cya gatatu ni igihe. Mbere y'akazi, nyuma y'akazi, weekend, ayo masaha uyakoresha ute uyabyaza amafaranga. Ako kazi kaguhemba make siko kazi k'indoto zawe, ahubwo ni nka essence ikugezaho wifuzaga kugera. Tangiza utuntu duto duto, intambwe ku yindi nawe uzakira. Nitwa Leonce Kwizera. Kora subscribe tujye twiganirira ku mafaranga. Hasta la victoria siempre.